25 ans, a montré après ce drame sa détermination à chercher la lumière, à chercher à éclairer le chemin pour rendre la société plus robuste, plus solide et plus respectueuse. And you forgave and you reconciled, and that has been a model for the rest of the world like no other nation has ever modeled forgiveness. We have a responsibility to ensure that it never, ever happens again. The body of Rwanda was tortured. The body succumbed, but the spirit never did. It is that spirit that should fight on. Defeat that is within our reach and means. Let's go about our business. The business of returning and giving our dignity. Muri uyu mwanya twakire Dr. Jean Damascene Bizimana, umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu ishinzwe kurwanya jenoside. Ijambo ni ryanyu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndabashimiye ku mwanya mumpaye w'ikiganiro muri iki gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 27 Jenoside yakorewe Abatutsi. Nk'uko abakurambere babivuga ko umuryango utibuka uzima, kwibuka ni ngombwa kugira ngo dushobore kwiyubaka. Tugomba kwibuka amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi, bikadufasha kurwanya abayapfobya niyo mpamvu ngira ngo ngaragaze bimwe mu bimenyetso byerekana imizi ya Jenoside dukwiye kumenya kuko abayipfobya bagerageza kubihishira. Ishyaka ryose rya politike rigira manifesto rigenderaho, rikayitoza abayoboke baryo. Manifesto za Parmehutu na MRND zaranzwe n'irondabwoko ryatumye Jenoside iba mu Rwanda. Nka manifeste nimero ya 3 ya Parmehutu yemejwe muri kongere y'Igitarama yo kuwa 21 z'ukwa gatandatu 1964 yavugaga bimwe bikurikira: ko Parmehutu yishimiye ikanashima abaparmehutu b'ukuri ko guhera muri 59 itigeze ihwema kurangiza porogaramu yayo yo kwinjiza Gahutu mu mashuri yisumbuye, kwirinda ibyayisopanyiriza biturutse inyuma y'igihugu, ni ukuvuga impunzi, no gukora ibyangombwa byose kugira ngo yuzuze amatwara meza yo muri 59, ikazihatira kujijura abaparmehutu. Icyemezo kigahagarira aho ngaho. Ayo matwara bita meza yo muri 59 yari amatwara yo gukandamiza Abatutsi no kubica, bitangijwe n'abategetsi nk'uko Abanyarwanda bavuga ko umwere uturutse bukuru bucya wakwiriye hose. Gahunda zo gukorera igice kimwe cy'Abanyarwanda ni nako zakomeje mu zindi manifesto zakurikiye, nka manifesto ya 4 yo muri Nyakanga 69. Parmehutu mu miterere yayo ntiyatekerezaga umunyarwanda, mumaze kubyiyumvira. Na MRND yayisimbuye muri 73 nuko yakomeje.
ideoloji z'irondabwoko z'ayo mashyaka nizo mizi ya kure ya jenoside yakorewe abatutsi. Hagati y'1990 na 1994 MRND n'agatsiko bari bafatanyije bateguye gahunda yo gutsemba abatutsi nk'uko bigaragazwa n'izi ngero ebyiri ngiye kubaha. Tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu 1998 Yohani Kambanda wayoboye guverinoma yakoze jenoside yemeje mu ndahiro urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda rwakoreraga Arusha ko guverinoma yari ayoboye yashyize mu bikorwa umugambi wo kwica abatutsi abaturage biturutse mu mugambi wa leta wo kubarika. Nka minisitiri w'intebe nayoboye inama za guverinoma zatangaga amabwiriza ku baminisitiri, ku ngabo z'igihugu n'abayobozi bakuru yo gukora jenoside no gukurikirana uko yakorwaga, harimo kohereza muri za perefegitura ba minisitiri gukangurira abaturage guhiga umwanzi, ni ukuvuga abatutsi. Icyo ni ikirego Kambanda yemeye cya mbere. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika muri ubu bwirege ese abagihanyanyaza rero bavuga ko jenoside yakorewe abatutsi itateguwe bakayishakira izindi mpamvu nyoroshyacyaha baribeshya ubwabo kandi ikinyoma ntikiramba. Nyuma yo kwemera uruhare rwe n'urwa guverinoma, Kambanda katiwe igifungo cya burundu, akaba katiwe igifungo cya burundu, akaba afungiye muri gereza y'umuryango w'abibumbye burundu, akaba afungiye muri gereza y'umuryango w'abibumbye mu gihugu cya Mali. Urundi rugero ni uko mu byumweru bibiri itangijwe muri 1994 abaturage ba Butare ntibahise bayitabira, bituma Perezida wa Repubulika Sindikubwabo Theodore na Minisitiri w'Intebe bajya ku gikorwa ihutishwa z'ukwa 1990. Avanaho Perefe Jean Baptiste Habyarimana warwanyaga jenoside, amusimbuza uw'intagondwa Sylvain Nsabimana, ategeka abanyabutare ko udashaka kwica uwiyita ntibindeba nawe yicwa. Jenoside yakorewe abatutsi itangira ityo i Butare, itangijwe n'uwari perezida w'igihugu.
sindi ku bwabo asaba kwica nko muri 59 yagira ngo yibutse abakuru ko uwo mwaka wa 59 ariyo ntangiriro yo kwigisha abaturage kwica abatutsi kandi ko ababikoze ntawabihaniwe. Urugero ni Yozefu Habyarimana Gitera wari perezida wa Prosoma watangije ikiswe amategeko 10 y'abahutu muri Nzeri 59 na za disikuru z'urwango z'abayobozi ba Parimehutu n'indirimbo za korali yabo abanyura amatwi zabibaga urwango, ababikoze bose ntawabihaniwe. Ahubwo abakoloni barabashyigikiye, nyamara barwanya ishyaka rya Inari ryari rifite muri manifeste yaryo guharanira ubumwe bw'abanyarwanda n'ubwigenge. Abayoboke baryo barimo n'abahutu nk'umunyamabanga mukuru Michel Rwagasana wari mwene se wabo wa Kayibanda baricwa. Mu Kuboza 1963 leta yakomeje ubukangurambaga bwo kwica abatutsi. Kayibanda na ba minisitiri be bagiye mu bufundu ku Gikongoro bakangurira iyicwa ry'abatutsi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika kugira ngo byorohe, leta yari yarabanje gushyiraho itegeko ku itariki 20 z'ukwa gatanu 1963 riha ubudahangarwa abisha abatutsi kuva muri 59 kandi rigateganya ko abarwanyije Parimehutu bo bazahanwa. Iyo niyo yabaye intangiriro yo kwimika umuco mubi wo kudahana mu Rwanda. Iyicwa ry'abatutsi muri 63 ryakomeye cyane ku munsi mukuru wa Noheli. Hameneka amaraso menshi bituma ababurokotse babwita Noheli y'amaraso. Biba umuziro kuri bo no kubabo kugeza muri 94